Yala nyuma y'imyaka isaga hafi itandatu bakorana, Vestina ndetse na Dorcas bafashe umwanzuro wo gutandukana na MIE. Bari bamaze imyaka isaga hafi itandatu bakorana nka manager wabo cyangwa se nk'umujyanama wabo. Statement rero y'aba bakobwa babiri Vestina ndetse na Dorcas bamaze gusohora mu minota mike cyane ishize iragira iti nyuma yo gutekereza cyane ndetse no gusesengura cyane mu buryo bwimbitse, Vestina ndetse na Dorcas dufashe icyemezo cyo gusoza ku mugaragaro ubufatanye bwacu ndetse na MIE guhera uyu munsi. Abakobwa babiri kandi b'abavandimwe bakomezaga bagira ati imbere ya byose turashaka gushimira byimazeyo MIE yabaye umugisha ukomeye mu rugendo rwacu kuva mu ntangiriro. MIE batugiriye icyizere n'inyavuga MIE murajya mwumva Irene Murindahabi, so bakomeza bagira ati rero bashoye imari mu nzozi zacu kandi batuyobora mu gihe twari tubikeneye cyane. MIE yatubereye nk'ababyeyi mu rugendo rwacu, baratwigishije, baraturinda kandi badufasha gukora ndetse no kuba abahanzi n'abantu turi bo uyu munsi. Mu by'ukuri tuzahora tubashimira urukundo, ubufasha n'amahirwe baduhaye. Iki cyemezo nticyafashwe mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri twishimira cyane ibyo twagezeho twese hamwe n'ibihe byiza twasangiye, ariko muri iki gihe twumva ari ngombwa ko dukomeza urugendo rwacu twigenga cyangwa se turi independent, dukurikije rero icyerekezo cyacu, indangagaciro zacu ndetse n'ejo hazaza twifuza kubaka. Turumva ko ari ngombwa ko dukomeza urugendo rwacu turi independent cyangwa se twigenga. Dufitiye icyubahiro cyinshi n'ishimwe ekipe yose ya MIE kandi tubifurije gukomeza gutsinda ndetse no gutera imbere mu bikorwa byabo byose bya buri munsi bizaza. Kubafana n'abandi badushyikiye rero mwarakoze kuba mwarabanye natwe muri buri ntambwe y'urugendo rwacu. Urukundo rwanyu n'icyizere mudufitiye bifite agaciro gakomeye kuri twe, gusa ibisi iherezo ahubwo n'intangiriro y'urugendo rushya. Tubafitiye ibindi bintu byinshi byiza biri imbere kandi twe tuzabona dutangiye kubibasangiza. Abakobwa banyu rero Vestina na Dorcas muri statement yabo basoje bagira ati urugendo rurakomeje nyuma ko dutandukanye na MIE Empire, kandi tubifurije urukundo n'ishimwe byinshi cyane. Iri tsinda ry'abakobwa b'abavandimwe babaramye rero Vestina na Dorcas bibutsa ko tariki 27 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020 murumva ko haburaga amezi ane yonyine kugira ngo imyaka ine ishire bakorana na MIE. Icyo gihe rero tariki 27 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020 nibwo bashyize hanze indirimbo yabo abenshi twabakumenyeyeho bise Nahawe Ijambo. Bakaba batandukanye na Irene Murindahabi. Nyuma yo kumarana iyo myaka rero bakoranye ibihangano byinshi cyane, ibitaramo byinshi bya Tali. Witwa Vestina baramushingiye. Muragiye ko mu minsi mike cyane ishize hari n'amakuru yaje avuga ko kuri ubu ngubu witwa Vestina amaze kwibaruka. Ni byinshi cyane bagiranyeho MIE Empire ndetse n'aba bana b'abakobwa Vestina na Dorcas. Muri iki gitondo rero bakaba bamaze gutangaza ko bamaze gutandukana ni lebo ya MIE Empire. Ari amaze iyo myaka yose nababwiye hejuru isaga hafi itandatu. Ngaye guko rero Gandi Mideli ubwo abanyarwanda inama yihuse y'ingenzi yakwiye kumva buri muntu ari we wese ufite umukozi wo mu rugo akoresha, akaba afite n'abana musigira. Iyi nama ni wowe ikwiye. Uri ikigoryi, uri igicucu, niba uzi neza yuko uri mu bantu bajya bahemukira umukozi wawe, ujya umufata nabi ukamufata nk'inyamaswa kandi ari umukozi wawe. Kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe hari igihe umusigira ibyo guteka ngo gutekere, ukamusigira umwana ngo amurere mu cyimbo cyawe. Buri umukozi wo mu rugo icyo ugomba kumenya, niba umusigira ibiryo ngo agutekere, niba umusigira umwana wawe ngo amurere, no kuba warangije kumufata nk'umwizerwa. Ikindi nanone ni ukuba umufata nk'umwana wawe, kubera ko niba ufata umwana wawe wibyaye mu nda ukamumusigira, ukamufata ibiryo uri burye ukabimusigira ngo abigutekere, ni icyizere gikomeye cyane. So rero wowe iyo wifashe ugataha nimugoroba rimwe na rimwe, kubera ko mujye mumenye ko turi abantu, hari ubwo utaha ugasanga hari utuntu atashyize ku murongo, cyangwa se ugasanga hari utwo yibagiwe gukora. Ujye wibuka ko ari umuntu, ntabwo umukozi wo mu rugo ari igikoreshwa, ahubwo ni umwunganizi ubasha kugukorera ibyo wowe utabashije kwikorera, kubera ko hari izindi nshingano runaka wari ufite wagiyemo. Izo nshingano zindi zisigaye ukavuga ngo hari umwunganizi nshaka ko aza kumufasha ibyo bintu. Aho muba mutandukaniye nuko we uba uri bumuhembe, ariko nawe ni umuntu nkawe. Ntabwo kwifata ugataha ukamubwira nabi ukamutuka, rimwe na rimwe hari n'ababakubita, ntabwo ari cyo gisubizo cyiza. Ahubwo igisubizo ni ukumwereka inzira ibyo bintu byagakwiye gukorwamo, kubera ko nawe abazi inshingano ze ubutaha bazazishyira ku murongo.
gusa biranungura cyane nk'umuntu wifata agataha agakubita umukozi kandi mu gitondo ari bumusigire umwana we w'amezi 5, ari bumusigire umuceri ari buze kumutekera ndetse amusigire n'amata ari buze kumubiriza, ukirengagiza yuko habaho uburozi, ukanirengagiza yuko habaho amabuye ya radiyo, rimwe na rimwe hari n'ababashyiriramo supaguru. None se kuba wamukoreye igikorwa cy'ubunyamaswa nimugoroba, mu gitondo ukamusigira umwana wawe, abaye ari umuntu w'inyamaswa nawe kuko uri inyamaswa yakuroga, yagushyiriramo amabuye ya radiyo, yagushyiriramo supaguru, cyangwa se rimwe na rimwe umwana wamusigiye akamuhemukira. Ngira ngo mwagiye mubibona mu bihe byashize, hari ababasigiraga abana kubera ingo zabo zabaga zirimo kamera, amashusho akaza kugera kuri polisi agaragaza uwo mukozi wo mu rugo ari guhemukira umwana. Ariko burya rimwe na rimwe uwo mukozi wo mu rugo ntabwo ibyo bintu abikora kubera ko aba bisanganywe, ahubwo abikora kubw'umutima mubi abakoresha babatera. Rimwe na rimwe uburyo mubahemukira. Buriya umukozi wo mu rugo icyo ugomba kumenya, buriya iyo yaje gukora mu rugo rwawe nawe aba yabaye inshingano zawe, aba yabaye nk'umwana kuri wowe. Sinzi ibyo bintu niba mujya mubitekereza. Umukozi wo mu rugo yego arakoreshwa, ariko nanone nawe akwiye kwitabwaho kuko ni ikiremwa muntu, ni umuntu nkawe. So rero iyo umuhemukiye nawe rimwe na rimwe iyo agiye kuguhemukira ntajya yizigama, abikora nk'uwitanga, abikora nk'akazi. Niba ubizi neza ko ufite umwana ufite ibyo guteka uri bumusigire, mwubahe. Niba hari ibyo atakoze neza nk'uko uri umukoresha, mbere y'uko ujya kumukoresha mwabiganiriyeho ukamubwira ngo nzajya nguhemba aya n'aya, aba ariko muzajya muganira no ku kazi katagenda neza. Ukamubwira ati ariko hari ibintu utari gukora neza, wabona byanze ukamuhindura ukazana undi, cyangwa se rimwe na rimwe mukagira amasezerano musinyana nk'uko umukozi n'umukoresha bagirana amasezerano. Ariko apana kujya utaha wigize intare ukamuhutaza, ukamutuka, ukamucira, kuko abo bakoresha barahari turabazi. Ko guhemukira umukozi wawe ni nako uri guhemukira umwana wawe, kuko umwana wawe uri bumusigire ari bumuhemukire nawe. Nubwo hari nshimira abakozi b'abana beza batajya bakoresha iyo turufu, iyo abakoresha babo babagirira nabi nabo ngo bajye kugirira abana b'abandi nabi, cyaba ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Umuntu niyo yakugiriye nabi nawe ntabwo aba ari byiza kumwitura inabi. Abakoresha rero mugira ubwenge.